barivuze ntibihindurwa n'ibihe cyangwa iby'abantu nabo bavuga niyo mpamvu inshuti z'umusaraba rero twatangiye turebera hamwe intwaro zo kwizera z'umugenzi ujya mu ijuru, cyane ko turi mu ntambara. ariko intwaro zose twabonye zose, niba ukibuka, twabonye ko ingofero iturinda umutwe, ko amasasu atugwa ku mutwe umutwe utameneka, gukizwa bituma satani ataturasaho kuko agakiza karinda ibitekerezo byacu. tuza kubona ko ukuri nako gutuma imyenda yacu itagwa, imirimo yo gukiranuka y'abera. Twabonye kandi kwizera nk'ingabo ituma tufata imyambi ya satana turasa. Tubona gukiranuka nk'icyuma gikingira iki agatuza. Izo ntwaro zose twavuze nta nimwe yegeza y'umwanzi cyakurira kurinda. Ubwo rero dufite intwaro z'uburyo bubiri. Dufite intwaro baturasa aho ntitugira icyo tuba, nize tumaze kuvuga rero. Ariko aka kanya ngiye gukwereka intwaro imwe gusa muri nyinshi tuzakomeza kureba umukristo akwiye gutunga. Ni intwaro yitwa ijambo ry'Imana. Aho twakomeje gusoma ni mu bice 6 mu Efeso umurongo waho wa 17 hongeze haravuze ngo mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka. Bibiliya ivuga neza, iravuga mu Baheburayo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, ngo kandi karifite ngo rimeze nk'inkota ikebera mu giyombi, uritandukanya ngo ubugingo ngo n'umubiri, ngo rikagira mu gufa ndetse no mu misokoro. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota. Ivuga kuri Pentekote Petero yavuze ijambo mu gitondo kare hihana abantu 3000. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana rero rikwiye kuba rigwiriye, niryo ryonyine rinesha satani. Ndagira ngo nsabe rwose wowe wumva kino kiganiro, dufite amagambo y'abantu n'amagambo y'abahanuzi, ariko nimureke mugira ijambo ry'Imana mu kanwa kanyu. Kandi koko ijambo ry'Imana ni inkota. Impamvu Petero yabwiye itorero ngo muhore mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ukubajije impamvu y'ibyingiro byabo. Ijambo ry'Imana ni inkota umukristo ujya mu ijuru agendana ku rurimi rwe. Kandi ibibazo byose umuntu anyuramo uko bingana, ibyo wanyuzemo, ibyo uri kunyuramo n'ibyo uzanyuramo, Bibiliya ifite ikibivugaho. Ijambo ry'Imana rero riri hafi yawe. Niyo mpamvu rero ukwiye guhora witeguye gusubiza. Bibiliya ikatubwira ngo ijambo rya Kristo rihore muri mwe rigwiriye kandi ifite ubwenge. Kwa kabiri gwa Timoteyo 3:16 akandika ngo ingari kugume mu byo wize ukabyizezwa. Inshuti z'umusaraba, ku basomye agatabo k'umugenzi mwarebye ukuntu ndavuga agatabo ka mbere uko mukristo yarwanye na Pawulo. Wabonye ko barwanye ngo ariko amukubita hasi, ngo mukristo atandukana n'inkota yari afite, ngo maze Apolo ngo agira gute aramukandagira asa nkaho yamwishe. Ariko umukristo ngo yibuka ngakenge ngo aragenda gato yikurura ngasengera inkota yari yatandukanye nawe, ngo amazi arangije arayimucumita, waragaruka aragenda. Ndagira ngo nkubwire wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, shaka inkota yawe aho yagiye. Inkota yawe aho yagiye. Ndashaka kubwira ko amagambo y'Imana muri twebwe arasogota, yegeza y'umwanzi. Kandi ubuzima tubamo butubaza ibibazo kubwo dukwiye gusubiza dukoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nta kirisimbura, kubera yuko intwaro zose twabonye ni intwaro zo kwirinda, gukizwa, imitekerereze ikijijwe, kugira ukuri, kugira kwizera, kugira gukiranuka, kwambara inkweto, gukenyeza ukuri,
ziriya ntwaro zose ni intwaro zo kwirinda, ariko intwaro yegeza y'umwanzi ni intwaro imwe rukumbi yitwa ijambo ry'Imana. Kino gihe rero ijambo ry'Imana ribaye ingumi. Hari amagambo y'abantu bavuga utuntu turaho, ariko ijambo ry'Imana iyo umuntu aribitse aba afite ikintu gikomeye kiruta ibindi byose umuntu yaba abitse. Njya nibuka Yozefu ubwo yari atewe n'umugore w'imaraya kwa Potifari, ngo yaramubwiye ngo bakorane ibyaha, ngo ariko ngo Yozefu aravuga ngo muri urugo nta muntu urundutamo, ariko databuja ngo yampaye ibintu byose kubicunga keretse we kuko uri umugore we. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko nabasha nte gucumura ku Mana yanjye ngakora icyaha nk'icyo. Yari afite amagambo y'Imana mu mutima we, yarayabitse. Amagambo y'Imana aba muri twe rero, iyo tuyavuze niyo yegeza y'umwanzi. Ndashaka kukubwira ngo nawe ku kibazo cyose waba ufite uko cyitwa n'amazina yacyo n'iminsi kimaze, reba ijambo ry'Imana rikivugaho iki. Uraza gusanga hari icyo ijambo ry'Imana rivuga ku cyo kibazo uvuga. Reka rero dusengane Imana nawe, hanyuma amagambo y'Imana agwire muri wowe kandi afite ubwenge bwose. Reka dusenge. Mwami Imana, nyemerera ngushimire ko waduhaye ijambo ryawe nk'amanu kandi akaba n'inkota yegeza y'umwanzi. Uyu mwanya rero ndasenze kugira ngo mwene data mushiki wanjye umuze ubutumwa bwiza bumuhindukire inkota yo umurikira ubuzima sinozimira naho mu mwijima nami ntiwigera undekura ibihusi n'imiyaga ntibibasha kubihindura ishoboye byose niwo muco umurikira ubuzima sinozimira